Apotri yarimo aramvuga ngira ubwoba kubera ko ibyo byose simbibona. Avugaga numva mfite ubwoba. Munsi umwe nari ndimo ndasenga, Imana irambwira ngo ningukoresha ukabibona niwo munsi uzabitakaza. Reka mbisubiremo. Nutangira kubona ibyo ngukoresha uzabibura. Kubera iki? Imana idukoresha kugira dukomeze uko ikuzamuye ukomeze uca bugufi, uko uzamuka ukomeze uca bugufi. Iyo watangiye kubibona niwo munsi kwishira hejuru, pride ikuzamo ugatangira guhakana abantu. Uzareba abantu bafite talents, yatangiye kumva ko azi kuririmba niwo munsi atangira kumanuka. Dufite abantu bahitinga for short time bakongera bakazima. Uzi ikibazo? Aba yabibonye ya mano agatangira kuramya ya mano akibagirwa uwayimuhaye. Umuntu ashobora kugera kuri nivo yibagirwa Uwiteka wamuhaye ibyo ari byo, agatangira kugendera ku cyari cyo. Haleluya. Nitwa Ruhinda, nari nangiye kwigisha. Nitwa Ruhinda Bosco, ndi umugabo ndubatse, ndi umunyarwanda. Apotri ndagukunda jewe, na nubwo buri iyo nje mu Burundi mubwira ngo ndashaka kwigisha. Iyo ukunda umuntu uza kumureba nta mpamvu. Ni inshuti yanjye rero, nubwo yavuze ibintu byinshi ariko giye nakunze kimurimo. Mu mwaka wa 2014 umunsi twahuye, nasanze ikiri murimo isi gikeneye, kandi nanjye nari ntwite nawe atwite. Iyo abantu batwite vision muri bo bagahura, bimera nka Maria na Elizabeth bahura, hari ikintu cyahise gisimbuka. Nubwa mbere nari muye n'umuntu tungana, twaganiriye kuva saa 11 tukageza mu gitondo. Umunsi wa mbere tukaganira tutari gusenga, tuvuga iby'Imana izadukoresha. Mitamukunda. Maze kumukunda mitamo no kuza kubona ibyo arimo arakora hano hantu. Imana ibaho umugisha. Mufite umushumba ufite ni mugari muri we, kandi Abarundi, this is his time in Burundi. Ibi sinatinya kubihamya kuko ndabizi neza ko nashidikanya ko ibi mubona hano ni bitoya. Rero giye mba naje kujya mushigikire, mbashigikire uko nshoboye. I'm just a junior partner. I'm here to naje kugira ngo jewe mbakorere nkoresheje ijambo ry'Imana, mboze ibirenge byanyu nkoresheje ijambo, mbahereze ubutunzi mfite, mbahereze connection mfite, mbahereze ubumenyi mfite. I can live full and I die empty. My roof can be your floor. Bitajika kuvuga aho nzagarukira abariyo muzatangirira, connection nzaba mfite abariyo muzaheraho muzamuka. N'ikimana yatumye nza hano hantu. Nanjye navuga nka Paulo, nago naje kubaka ibyanyu, naje kugira ngo ibyo mfite mbibahe. Haleluya. Rero nimuzajya mumbona hano nta kindi cyanzanye. Niba ari n'amafaranga mfite mba numva nayabaha yose, niba ari connection mfite mba numva nabibaha, kugira ngo nimfa muzahere Apotre. Connection mfite uzahere kuzo aho zaba zigeze, wongereye izindi mu gihandi hano. Kimwe mu kibazo Afrika dufite principe ivuga muri leadership, after me is chaos. Nyuma yanjye nakavuyo. Umuyobozi aratorwa cyangwa akayobora, yabavuyeho akavanaho n'ibye, undi wagiyeho agatangira bundi busa. Dufite abayobozi bahora batangira, imyaka ishize batangira umuhanda. Niyo umuyobozi ashize hano umuhanda, undi araza akawufunga akawushira hano. Niyo umuyobozi yubatse isoko hano, undi ararisenya akaryubaka hariya. Ariko mu bwami bw'Imana kubera ikibibaho, mwandike bino bintu abandika. Umuntu wese mu buzima bwe akeneye abantu batatu.
ibi bigaragara muri Bibiliya. Umuntu wa mbere ukeneye Paul mu buzima bwawe. Paul muri Bibiliya ni umuntu wigiraho, ni umuntu kurusha experience, ni umuntu wakubanjirije, ni umuntu ufite ubwenge kurusha, ni umuntu uri mature, ni umuntu ukuze kukurusha. Paul wo kureberaho. Niba ari mu rugo, gira Paul w'urugo. Niba ari muri business, gira Paul muri business. Niba ari muri leadership, gira Paul muri leadership. Niba ari muri education, gira Paul muri education, kugira ngo utazakora amakosa ay'abandi bakoze. Iyo wagize Paul mu buzima bwawe, amakosa ukora mu buzima aragabanuka. Nta kintu utekereza gukora abandi batakoze. Nta hantu ushaka kujya abandi batagiye. Na business ushaka gukora abandi batakoze. Na rushaka ushaka kugira abandi batagize. Na torero ushaka kubaka abandi batubatse. Bishatse kuvuga ngo iki? Shaka umuntu wakubanjirije, wabaye successful muri ibyo bintu, umwigireho, umubaze wowe ubigenza ute? Wowe ibyagutsinze ni ibiki? Ugasanga dufite abana bakiri bato b'abakobwa n'abahungu bagiye gukora ubukwe, ariko ibyo uri muramugiraho inama nabishaka, kandi wamutanzeyo akajya kubaka urugo atazi uko kubaka urugo kubera ko yabuze umujyanama. Uwa kabiri uwo ni Paul. Buri wese mu buzima bwe akeneye Barnabas, Luka na Petero. Aba ni abantu muri Bibiliya bashushanya umuntu mugendana urugendo, umuntu ufite experience zingana, umuntu muvuga rumwe, umuntu wisanzuraho. Is my partner walking journey. Nkuko nanjye niyo mvuga ngo Apotre Keve is my Barnabas. Turangana, dutekereza bimwe, tuganira bimwe, ari open, experience afite ndayifite. Nuko turi same standard. Ibyo nazi nabimubaza, ni umuntu ushaka kuopeninga nkabwira ukuri kw'ibirimo birambaho. Ukeneye umuntu mugendana urugendo rw'ubuzima. Ukeneye umuntu ubwira ko wahombye. Ukeneye umuntu ubwira ko byakunaniye. Ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari inshuti yawe, ashobora kuba ari iki. Ukeneye Barnabas mu buzima bwawe. Barnabas ninde? Barnabas umunsi Paulo yakubiswe ajya kugira nawe ubwoko bw'Imana, niwe wamufashe aramurandata, agiwe mu rugo atabishaka, niwe wamwinjije muri ministeri. Bari abantu bameze kimwe. Nshaka kuvuga ko uyibonye Barnabas mu buzima bwawe, ni umuntu mugendana urugendo. Paul ni umuntu ureberaho mu bugendo. Undi wa gatatu ukeneye wowe wita Timote, ibyo urimo urakora byose, hari umuntu uzagusimbura. Wabyemera utabyemera uzapfa. Wabyemera utabyemera uzasaza. Wabyemera utabyemera uzananirwa. Timote ubumutegurira kuzakora, kuzahera aho wagarukiye. Timote ni umumenti wawe, ni umuntu utoza, ni umudisciple wawe, ni umuntu mugendana urugendo, ni umuganira kimwe. Abo ni abantu batatu. Iyo wamaze kugira abo bantu batatu, twasenga Imana ikakwerekana, manifestation ikaba mu buzima bwawe, kuko mbanzi neza ko you will never fail. Dutangira gusoma ijambo, reka dutuze. Baza umutima wawe, wemerere Mwuka Wera akubaze, Paul wawe ninde? Barnabas wawe ninde? Timote wawe ninde? Ninde muntu ureberaho? Ninde muntu ugisha inama? Ninde muntu ushaka ko akubera icyitegererezo muri buno buzima? Icya kabiri, saba Mwuka Wera kwereke
Barnabas wawe? Ninde muntu wemera gusangira urugendo mukagendana kugira ngo ugere kuri destiny mu buzima bwawe, kugira ngo ugaragazwe? Saba Mwuka Wera kwereke. Nanone ongera usabe Mwuka Wera aguhereze Timote mu buzima bwawe, uvuge ngo mwami nzasaza ariko nyene uwo mvidamo ibyo mfite, nyene uwo mereza ubutunzi mfite. Data, mu izina rya Yesu Kristo turakingura imitima yacu aya masaha nk'itorero, turakwinginze ukingura imitekerereze yacu. Nago twava kuri dimension imwe tujye ku yindi tutagufite. Ganiriza imitima yacu muri side zose z'ubuzima bwacu. Genda mu bwoko bwawe, duhe revelations Father, twereke ibyo gukora. Ariko mwami, reka tudedicating ubuzima bwacu kuri abo bantu batatu. Hari abatubanjirije, hari abo dukeneye kugendana, ari nabo dukeneye kwigisha. Ubikore. Turakomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo kuri Imana ikomeye. Amen, amen, amen. Mu gitondo twize ijambo turi mu gihe cyo kwerekanwa nk'itorero. Niyo theme ya CLG uyu mwaka. Apotre ambwira ngo nze kwigisha umunsi wa none. Namubaje urashaka ko nigisha iki? Arabimbwira, ndabyakira. Ndangije tujya muri training, turavuga noneho nijoro nakomeje kubaza Imana, urashaka ko mbwira iki ubwoko bwawe? Imana inyereka ko buri muntu wese uri hano, life is a journey, ari mu rugendo. Wabyemera utabyemera uri mu rugendo. Imana iranyereka irambwira ngo inzanira urugendo rw'Abisirayeli mbere ko berekanwa, inzanira urugendo rwa Kristo mbere ko yerekanwa. Hari ibintu tunyuramo mbere ko twinjira muri destiny y'ubuzima bwacu. Hari amasezerano kugira tuyagereho, hari challenge, hari life, hari desire, hari prayers, hari amasengesho, hari imbaraga, hari ubuzima tunyuramo, hari ingorane tunyuramo, hari ibyo batuvugaho, hari ibyo turwana nabyo kugira ngo tubashe kwinjira muri destiny y'ubuzima bwacu. Rero iyo utabitekerejeho, iyo utabihaye agaciro, utangira gushinja Imana yo past. Utangira kubwira Imana kuki wemeye nkavukira mu muryango w'abakene. Utangira gufata failure zawe, ufata gutsindwa kwawe ukabyegeka kundi muntu, ukabiyereza ababyeyi bawe. Ingaruka zibikubaho ukaziyereza inshuti zawe, ugatangira kuvuga kubera ko meze gutya ni kubera boss yanyirukanye ku kazi, kubera ko meze gutya ni kubera ko iwacu twari dukenye, kubera ko impamvu nk'urumogi ni kubera ko ari umuntu wanyishe ku rumogi. Ugatangira gufata ibyakunesheje, ugatangira gufata failure zawe ukaziyashyira ku bandi bantu. Uyu munsi naje kwereka ibintu bigira urugendo rw'umuntu mbere ko yerekanwa, kugira ngo stopping uhagarike gutangira kwereka abantu ko ibirimo birakubaho ni kubera kanaka. Ndagira nkubwire ngo bwira mugenzi wawe ibikubaho byose Imana irabizi. Bimubwire. Mubwire ngo kandi ibirimo iragutegura. Bimubwire. Nabwiye abantu ba mu gitondo ngo God will never use you without testimony. God tests you to create testimony in you. Without test, there is no testimony. Niyo mpamvu ubuhamya bwawe, iyo udafite ubuhamya ntago Imana igukoresha. Wahagarara hano imbere ukabwira icyo abantu nabuhamya. Imana irabanza ikakuremera ubuhamya, yarangiza ikakugaragaza. Nago naza kwigisha abantu business, Apotre ntarahombye. Buriya cya gihombo cyose nacyagamo kwari ukujya ngo mpagarike imbere y'abacuruzi mbabwire guhomba bibaho, ariko birashoboka ko wahomba ukunguka. Ubuzima bwanjye it's a testimony. Mbibaho, mbicamo, business zanga iya mbere ipfa, iya kabiri, iya gatatu. Nari nzi ko mpfuye, nagenga ngagira ngo naba daimoni. Ariko reka nkubwire, bwira mugenzi wawe ko na daimoni nimwe ifite ububasha ku buzima bwawe. Bimubwire.
mubwire ngo imbaraga z'amaraso ya Yesu, bimubwire imbaraga z'amaraso ya Yesu ziruta imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwawe. Mubwire ngo wikwemera ikinyoma cya Satani. Mubwire ngo Imana irimo iragutegura. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Jye buri gihe umwaka utangiye mitambwira Imana zana ibibazo by'umwaka wose uyu mwaka ndashaka ko bizira rimwe. I enjoy problems. Hallelujah, because many problems, many provision. Small problems, small provision. Muntu ufite ibibazo bitoya nawe uzaba mutoya. Abantu bafite ibibazo binini bazaba banini. Urahitamo iki? Baza mugenzi wawe ari ibibazo bito ni ibibazo binini, urahitamo iki? Bimubaze. Dore nayindi isengesho ibibazo byamaze kuza, ndapfukama hasi nabwira ngo Mana nukemure kino kibazo. Ma grace yo kunyura muri kino kibazo, kuko nzi ko mu bibazo ndiga, mu bibazo ndakura, mu bibazo mbona ikiganza cy'Imana. Ariko iyo ndi kurya amafiriti nta Mana mbona amafiriti nyine. Reka mbabwire nago Abisirayeli bageze i Kanani nago bongeye kubona Imana. Batangiye kubona Imana mu matunda, baravuga Imana utangiye kuyibona mu ndege, ugatangira kuyibona mu madolari, ariko mbere bayibonaga wakiranaga nayo. Yakobo amaze kubona Imana nago ibyongeye. Reka nkubwire hari igihe uzashaka Imana ugira ngo yarazindutse. Okay, twinjira mu cyo nashaka kubabwira. Hari ibintu iyo turi mu rugendo, Abisirayeli bari mu rugendo rubinjiza muri manifestation zabo, bariye indyo eshatu, bari ibiryo bitatu, ubwoko bw'ibiryo bitatu. Nayibwiye abo mu gitondo. Uri tayari kubyumva? Haleluya, haleluya. Uri tayari kumenya ibyo biryo? Amanika ikiganza. Iri joro rero uratabwira umudamu wawe cyangwa ukiri umusore, uzi ko nasanze nkiri mu butayu cyangwa ndi Kanani cyangwa ndi mu buretwa. Uri bumenye ibiryo uri murarya uyu mugoroba. Baza mugenzi wawe ubundi uri murarya ibihe biryo we bigiye kuza uraza kukimubaza dushoje, ariko none dutanye mubaza uri murarya ibihe biryo. Mu ijambo ry'Imana batubwira ngo Abisirayeli bajya mu bunyago muri Egiputa, baranyagwa. Baba mu bunyago, baba mu buretwa muri Egiputa imyaka myinshi. Baryaga iki? Biratubwira ngo baryaga tungurusumu n'ibitunguru bayidiya. Ubu niba wegereye umuntu waraye uriye tungurusumu n'ibitunguru byinshi, umeze gutangwa. Tungurusumu nago yishira, ibitunguru nago byahishwa ko wabiriye. Nushaka kumenya ngo biranyura hangaha ubyumve. Ni ibiryo bisharira. Iyo umuntu yariye tungurusumu abantu ntibamwibuka, ariko oderi ye niyo bibuka. Bagutumira mu bukwe ari ubw'iwanyu ukicara inyuma kubera ko wariye tungurusumu uri muri Egiputa. Bakoresha ibirori nibagutumiye kuko uri muri Egiputa. Uza ku rusengero bakagira ngo bakubonye, ntibakubonye. Abantu bose barakwibagirwa kuko uracyari muri Egiputa. Ubu ni ubuzima bw'umuntu asa nkaho atari ku isi. Abandi barabibuka ariko we nago yibukwa.
afite PhD, afite masters, ariko yabuze akazi. Iyo yapurayinze dosiye ye nibayibona, iz'abandi bakazibona, bakagahereza umuntu utarize, ariko kandi we afite PhD nibamuha akazi. Ari muri Egiputa. N'umuntu muri systeme asa nkaho yibagiranye, kandi afite ubwenge, yarize, azi Igifaransa, azi Icyongereza, afite amateka, aravuga ngo kanje teje bya bindi ngo mimi, yavuga civier, akavuga ngo uyu muntu bamuha akazi, ariko igihe cyagera cy'akazi bakamwibagirwa. Uwa kabiri, bamaze kuva muri Egiputa bavuyeyo bate? Iyo umuntu ari muri Egiputa ntago yakwikurayo. Mbwira mugenzi we ngo ntago wakwivana muri Egiputa. Nushaka usenga ucuramye, nushaka ucenga ngo ntago byakunda ko wakwikura muri Egiputa. Bimubwire ngo ni wakwikurayo niba unariyo. Ariko abantu ntago ndimo kubabona bari muri Egiputa, ariko nzi ko barimo. Dore ikintu kiba, Bibiliya iratubwira ngo barasenze. Ntago basenze, baratatse. Hari itandukaniro ryo gusenga, hari n'itandukaniro ryo gutaka. Baratatse, baraboroga, bararira, barasakuza. Biratubwira ngo maze ngo gutaka kwabo kugera ku Mana. Iyo uri muri Egiputa taka, iyo uri muri Egiputa hamagara Imana, iyo uri muri Egiputa yihamagare nk'uwayitaye, iyo uri muri Egiputa yizere, iyo uri muri Egiputa niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Bene wanyu ntacyo bakumarira, inshuti ntacyo zakumarira, umwami ntacyo yakumarira, usibye Uwiteka Nyiringabo wenyine. Umuntu uri muri Egiputa uburyo asengamo bitandukanye n'umuntu utari muri Egiputa. Ngiye nako ubu apote dukwiye intemu hano tukaba dusenge, nakubwiye uri ari muri Egiputa, uri ari muri Kanani. Abantu b'i Kanani kuntu basenga nabo basenga bicaye. Egiputa aravuga ngo ya akagira gutya biteze, harimo arataka, harimo arataka, arambiwe kawunga, arambiwe tungurusumu, arambiwe kunukira abandi. Hari ibintu arambiwe, utararambirwa ntabwo Imana yagukurayo, utararambirwa ntabwo Imana yaguteza imbere, utararambirwa ntabwo Imana yagusunika, utararambirwa nta kintu Imana yakora ngo uve muri Egiputa. Hari umutima wo kurambirwa, kavuga enough is enough, iki gihombo kirahagije, ahantu maze harahagije, ukamera nk'Abisirayeli. Uwiteka babwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kiraranye. Reka mbabwire, ntabwo Imana yananiwe kudukurayo. Bamaze gutaka, haleluya, avuga ngo Imana yohereza Mose. Haleluya. Gutaka kwawe kugira ngo umuntu ave kuri mu buzima bwo muri Egiputa akenera Mose. Mose wenyine niwe wagukura muri Egiputa. Mose washushanyaga Kristo. Kristo wenyine wagukura muri ibyo bintu urimo. Kristo wenyine niwe wagukura mu bubata. Kristo wenyine niwe wagukura mu byaha. Kristo wenyine niwe wahindura izina ryawe. Kristo wenyine niwe wahindura amateka yawe. Kristo wenyine niwe wagukura mu butayu na mu buretwa bwa Egiputa akakujyana mu gihugu cy'amasezerano. Biratubwira ngo muri icyo gihe mu byakozwe n'intumwa abazambaza izina ry'Uwiteka bazakizwa. Senga uyu munsi uvuga ngo Mana, niba uri muri Egiputa nkeneye Mose. Ariko iyo usomye Bibiliya mwitonde, ari igihe tubeshwa. Iyo uri muri Egiputa ntibari bazi Mose, bari batakiye gusa Uwiteka. Wowe icyo ukora, taka, rambirwa, Imana izironkera Mose. Muri mwebwe harimo ba Mose b'abantu bicaye hano bari muri Egiputa. Hari umupapa uri hano waba Mose w'umuntu, hari umama uri hano waba Mose w'umuntu,
impamvu yaguhaye akazi, impamvu yaguhaye business, impamvu yaguhaye ibyo ukora ni ukugira ngo uzahinduke Mose w'abantu bakiri mu butayu. Impamvu yaguhaye akazi, impamvu yakugize ukomeye, impamvu yaguhaye ibyo ufite ni ukugira ngo bitari ibyawe, ni ukugira ngo uhinduke ikiraro cy'abantu bakiri mu butayu. Oh, haleluya. Rekeraho kumva ko ibyo ufite ari ibyawe n'abandi. Hari umuntu wagirira neza, hari umuntu wagirira neza, hari umuntu wagirira neza. Wahinduka Mose w'umuntu, wahinduka ikiraro cy'umuntu, wahinduka igisubizo cy'umuntu. Impamvu Imana yagushizeho, impamvu Imana yaguhaye ibyo ufite, Imana yaguhaye ubwenge, impamvu Imana yaguhaye amafaranga, ni ukugira ngo uyu munsi wa none uzabere umuntu ikiraro, umukure mu buretwa bwa Farawo, umwinjize mu gihugu cy'amasezerano. Mose nigeze ajya kubakurayo, nta mwene wabo wari urimo bavukana. Rekera gutekereza imitekerereze y'inkoko. Inkoko uzi ukuntu zitekereza? Inkoko igira viziyo yo kubika bwaca bakayibaga. Muzarebe inkoko nireba hejuru. Umunsi inkoko uzi ukuntu ireba? Ireba hejuru gusa, iri kunywa amazi. Igira ngo ishaka kureba hejuru igira ngo, ariko birayigora. Viziyo z'inkoko ni viziyo ni mi, imodoka yanjye, umwana wanjye, akazi kanjye, minerivare yanjye, ishati yanjye, ibintu byanjye. Iyo pole sana, iyo ni viziyo y'inkoko. Viziyo y'Imana ni iyo guhindura ibihugu. Viziyo y'Imana ni iyo guhindura imiryango. Viziyo y'Imana ni uguhinduka ibisubizo. Viziyo y'Imana ni ugukora ibyananiranye. Viziyo y'Imana ni ukuzana abantu nk'aba ukabakura mu butayu ukabagira mu gihugu cy'amasezerano. Viziyo y'Imana ni ugusaba Imana iby'abandi, nta gusaba ibyawe. Iyo usabye iby'abandi irabanza igasubiza ibyawe. Haleluya. Mfite abana 200 ndihira minerivare 200 ngiye n'umudamu wanjye. Abo bana 200 mbahirihira minerivare nkanafasha n'ababyeyi babo. Abo bana tubagaburira buri munsi kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru. Mukurikire mwumve, mu by'ukuri maze kubarihira ntabwo nari nzi ukuntu bimeze. Haza umugabo w'inshuti yanjye n'umumenta wanjye. We ntabwo ari menta wanjye, ni Barnabas wanjye. Ameze nkawe, ni inshuti yanjye cyane nkuko nawe uri inshuti yanjye. Arambwira, Bosco, jewe kubera ko ugaburira abana bawe cyane, abana babane, nanjye ndakwemerera kurihira abana bawe mu gihugu, mu ishuri ryose mu Rwanda, international, local, what wifuza abana bawe bose kugeza igihe bazapfira. Noneho abana banyu nta giceri giye nishura, minerivare bahora bazima nazishaka. Arige nambwiye warekeye, warambwiye ngo, Bosco, to help others you need air in your lungs so that you can help others. Ukeneye umwuka muri wowe nawe uhagije kugira ngo ubashe gufasha abandi. Nanjye ngiye kubera igisubizo. Arihira abana mu mashuri gukomana. Arigenda amafaranga bisura ngavuga, Mana, ubu ni ubuntu. Ijwi rikambwira, iyo usabye iby'abandi Imana nawe izana basubiza ibyawe. Mose araza, amaze kuza abakura mu butayu, abakura nako muri Egiputa, abinjiza mu butayu. Bavuye mu buretwa bagiye mu butayu. Reka mbaho urugero ruto. Mu Rwanda ibyabaye imyaka 23 ishize murabyibuka. Mu Burundi ari igihe cyageze tudashobora kuza mu Burundi kubera tumvaga namwe mudafite amahoro, ni mwe mwibaye vuba. Ukaza mwari icyo gihe muri mu ntambara, mwari mu buretwa, ariko none intambara yarangiye mwinjiye mu butayu. Mu butayu gute? Ubushaka kugira ikintu ariko amahera akabura. Urumva wajya kurya umukeke ku mazi, amahera akabura, ugasanga amahera arimo arabuta agaciro, ugasanga ubukene buni bwinshi ariko ufite freedom.
bageze mu butayu bari bafite freedom ariko bafite manu mu butayu. Rero iyo ugeze mu butayu utangira kurya manu, uva ku bitunguru ukarya manu. Manu ivuga iki? Ngo ibi ni ibiki? Ni ibiryo. Iyo uri mu butayu rero urangwa n'iki? Urabyuka utazi icyo abana bari bwambare n'icyo bari burye. Wataha saa sita ugasanga ari umuntu wakuzaniye agafuka kakawunga ngo murye, ukavuga yego ko Mana ibi ni ibiki? N'ubu turariye. Bukira bugacya, minerivare zikagera, ukavuga Mana biragenda gute? Ukumva mwene wanyu araguhamagaye mu Bubiligi muri Amerika, bitese uracyabaho, mwiganye muri primaire, ngo ko mfite amayero 200 wayagwa, ugasanga 200 ahuye neza na minerivare z'abana, nagukuraho nakongeraho ukeshyura minerivare. Nabyo ibi ni ibiki? Izo ni Mana. Rero dore ibitekerezo iyo abantu bari mu butayu ukuntu batekereza. Wirinde udapfira mu butayu. Nibapfiriye muri Egiputa batangira gupfira mu butayu. Kubera iki? Iyo uri mu butayu, karakita mbi zikuranga, utangira kwigereranya n'abandi. Batangiye kubaza Mose, ariko niwe wenyine uvugana n'Imana da? Abo batipe kubera manu bariye barahaze, none batangiye kumbaza, batsenze Imana babakure mu buretwa, bavuyeyo batangiye kwigereranya nanjye. Mose agira ikibazo. Erega ibi intambara imaze kuba intambara, dore ikintu cyabaye kugira ngo Uwiteka abereke. Imana ibwira Mose ngo fata inkoni 12. Haleluya. Inkoni 12 zishushanya ubwoko 12, imiryango 12 y'Abisirayeli. Uzishire mu ihema, izabyuka yarabye, iyo niyo izakora iki? Uzaba umuyobozi. Reka nkubwire, bwarakeye inkoni yande ya Aroni irarabya. Bisobanura iki? Muhammad azapfa nazagaruka, Buddha azapfa nazagaruka, inkoni zari zarapfuye zanze kugaruka, ariko inkoni ya Kristo wapfuye ku munsi wa gatatu izongera izuke. Mu bibazo Kristo aratuzura, iyo byanze turazuka. Niyo baba baradushinguye bitagishoboka, Yesu aratuzura. Niyo mpamvu umunsi bwarakeye inkoni ya Kristo irarabya. N'ubuzima bwapfuye, n'ubuzima bwashize, n'ubuzima budafite ubuzima muri bo, ariko Kristo yamaze kwinjiramo burongera bukarabya, ibyo bikagaruka. Nta wundi muntu watuma ubaho mu butayu atari Kristo. Inkoni ya Kristo irarabya. Niba uri ubwoko bw'Imana, mu butayu ntabwo uzapfa, izakugaburira. Bageze mu butayu baranzwe n'ibintu bibi, barigereranyije. Icya kabiri, bakweshoninze umuyobozi. Reka mbabwire, ujye wirinda, urinda akanwa kawe ibyo uzajya uvuga umaze kuhaga. Iyi nda yamaze kuzura, wariye umukeke wuzuye, iyi nda yamaze kuzura, ujye wirinda ibyo uvuga bitazatuma upfira mu butayu cyangwa ugakirira mu butayu. Mose abakura muri Egiputa abagera mu butayu. Icya kabiri, bagize ngo Mose azabakura mu butayu abageze mu gihugu cy'amasezerano. Iyo umuntu rero ari mu butayu akeneye nde? Yosuwa. Kandi Yosuwa ni umuntu usanzwe, Imana ihindura umuntu udasanzwe. Yosuwa ashushanya umuntu wari uciye bugufi, Imana ikamuha umwuka wayo. Wa muntu wasuzuguraga, wa muntu umvaga ko atabikora, ni uva mu muntu udasanzwe. Wa muntu wabonaga ko nta mbaraga afite, ni Imana yambika imbaraga. Wa muntu wabonaga ko nta kigenda, ni Imana ihereza
imbaraga. Bya bintu bitashobokaga nibyo Imana ihinduramo ibishoboka. Ndasenga uyu mugoroba none aya masaha Uwiteka Imana iguhereze Yosuwa, iguhuze na Yosuwa, uve mu butayu winjira mu gihugu cy'amasezerano. Nta wundi muntu waguhuza nawe atari Yosuwa. Yosuwa ni ufite ubushobozi, ni ufite anointing muri we, wagufasha akaguterura akakujyana kuri next level. In your business ukeneye next level, ukeneye Yosuwa. Mu mashuri yawe ukeneye Yosuwa. Mu kazi kawe ukeneye Yosuwa. Mu mafaranga yawe ukeneye Yosuwa. Kuko buri wese wicaye hano akeneye kuva ku rwego ajya ku rundi. Ukeneye Yosuwa. Bwira mugenzi wawe ukeneye Yosuwa. Ntago nzi abakire bicaye hano cyangwa hariya cyangwa hehe, abo mureba bose bafite amafaranga hano bakeneye andi. Mbisubiremo se? Ba sister muvuye i Burayi, abantu barabareba mukagira ngo mwikoreye inoti, namwe mukeneye izindi. Abo muze kubarambika ibiganza, bakeneye menshi kuko hariya birakaze. Ngiye kubabwira nibyo ngiye kuvuga. Ikanani bo bari Kanani, ari Kanani ngiye kubwira ikibaranga. Yesu ni mwiza. Noneho Yosuwa arangije abajyana mu gihugu cy'Ikanani. Noneho haleluya, aho ngaho nibo buri wese avuga ngo haleluya, ningerayo ningerayo. Ntago nzi kuririmba. Aho rero Ikanani, kuko niyo destiny, niyo turota. Hari abantu hano bageze Kanani, hari abandi bakiri mu butayu, ari n'abandi bakiri muri Egiputa. Niba ukirya ibitunguru uracyari, tubyemere tubyange, uracyari he? Muri Egiputa. Ibitunguru ubwo nababwiye ibyo ari byo. Niba abari noneho muri nuza bari kurya za mana, navuga mana n'uburi bamwe bagiye gusohoka hanga batazi ko bari burye saa sita. Uzi kinakora ahimbaho gusura, agasura saa sita zigeze kugira ngo arye sha. Ariko ndajya nkubwire humura, Mose araje. Abantu bakiri mu butayu, abantu bakiri mu buretwa, Imana igiye kohereza Mose ku buzima bwawe. Imana ikingura amayira, Mose agaragare. Amarira yawe yageze ku Mana, gutaka kwawe kwageze ku Mana, gusenga kwawe kwageze ku Mana. Imana igukure ku rwego ikugeze ku rundi mu izina rya Yesu. Noneho haza Kanani. Uzi ukuntu biri tubwira? Ikanani none iyo maze kugirayo, you reap what you sow. Ikanani usarura ibyo wabibye. Nagi Kanani ari uguhagarika gukora, nagi Kanani ari ugusinzira, nagi Kanani ari kugira ngo Imana igwoya. Ikanani niho bakora. Ababita Kanani mu Birigi neza barakora. Nk'ubu bari kurubaka ngo haleluya, isaha imwe na amafaranga, ubu bari kubara amafaranga, amayero yari kuba yinji. Mumwegere mubaze, nudakora biragenda bite? Hano tuzi ko i Burayi, umunsi wa mbere nagiye i Burayi, nageze kuri airport, nshaka igiti cy'amafaranga ndakibura. Nahinzi ko heri ibiti by'amahoro ero, nshaka amayero ndayabura. Ndavuga bimeze biteze, najya muri restaurant bakanyishyuza, nahinzi ko batishyura. Cyumweru cya mbere nari maze kuyamara, ndavuga yamaye inka ndatasha mitana, kubera ko nasanze ko
ahubwo i Kanani barakora cyane. I Kanani ntago baryama. Iyo uryamye Satani akwaka ubutaka bwawe. Iyo uryamye Satani atwara imitungo yawe. Iyo uryamye Satani atwara destiny yawe. Iyo usinziye Satani akunyaga icyo Kristo yaguhaye. I Kanani ntago basinzira. I Kanani barakora. I Kanani bakoresha ubwenge bwabo. I Kanani barabiba bakanasarura bagacuruza bakaba bize. I Kanani barasavinga. I Kanani barabiba. I Kanani barahinga. I Kanani barakora. Ndasenga kugira ngo Imana iyo urubyiruko rwa hano umwuka wo gukora. Gukora ntago ari ibi, gukora byavuye ku Mana. Iyo udakoze urakena. Reka mbisubiremo. Nabira avuga ngo udakora nakarye. Kandi aho wirirwa ni ugomba gusarura. Niyo apotre yirirwa ku rusengero mu muhembe ushaka gusanga mutana muhemba. Ngo amaturo se iyanaga mukore structure mwishiramo abantu 20 buri wese amwibumbi ijana miliyoni 2 bukwezi abana be bari hirire uri mama yirirwa hana agomba gusarura muri mwebwe niko birivuga. None nawe wakwirirwa muri banki ugasarura muri banki, wakwirirwa mu bufundi ugasarura mu bufundi. I Kanani barakora. Binjira I Kanani bayinjiye barwana bakora. Haleluya. Bararwanye kugira ngo bahabwe I Kanani. Nawe rero Imana ndasenga kugira ngo Imana iguze na Yosuwa. Yosuwa kwinze mu Kanani yawe akwigisha uko barwana. Yosuwa yarafite umwuka wo kurwana, yari indwanyi. Protecting what God has given you. Protect your vision, protect your dreams, protect who you are. Haleluya. Ugomba gutangira kurinda Imana yaguhaye. Iyo maze kugera I Kanani, rinda impano yawe, rinda uko witwara, rinda uko ugenda, rinda uko ureba, kugira ngo icyo kurimo Satani atazagitwara. Business impamvu zihomba, umuntu abona amafaranga akagira ngo naye akazakora mu kwashaka akahita homba. Nazi kurinda. Niba ufite urugo, rinda urugo rwawe. Iyo utarinze urugo rwawe, twaba traininze muri abiding fathers. Iyo utakaje abiding fathers, nube mu rugo rwawe umugore wawe baramusambanya bakamutwara, urugo rwawe rugahinduka, abana nibagiye discipline. Rinda Imana yaguhaye. Uwo mugore Imana yaguhaye murinde. Iyo business Imana yaguhaye yirinde. Ako kazi Imana yaguhaye karinde. Iyo shuri Imana yaguhaye kirinde. Ibyo Imana yaguhaye birinde. Abana yaguhaye barinde. Nutabarinda Satani n'abadayimoni bazabakunyaga. I Kanani ni uguprotectinga icyo Imana yaguhaye. Dusoza mu minota mike nababwiye iyo amaze kugera I Kanani ibintu byo kwirinda. Hari abantu dusoma muri Bibiliya muri Daniyeli 1:4 ngiye kubahereza ibintu byo kwirinda mu gihe uri muri journey to your destiny. Igihe wageze I Kanani, igihe uri mu butayu, igihe uri kugenda, hari ibintu 3 cyangwa 4 ugomba kurinda. Dusomere guhera kuri 4 mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umwami abarira Ashipenazi umukuru w'inkone ziwe, abwira umukuru w'inkoni ziwe kuzana bamwe mu Bisirayeli bo mu nda y'ingoma n'abo mu bapfasoni. Aragenda afate mu Bisirayeli 4 b'imisore batagira agasembwa. Genda gahoro. Iramubwira ngo nshakira ibisore, muri Kinyarwanda abasore batagira inenge, mwebwe batagira agasembwa, quality people, abantu bari karite. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ariko bindanga bari uburyo mu by'ubwenge bwose. Uretse gato, nago bari karite gusa, bafite beauté naturelle, beza, babanyamuranga,
nagari uburanga gusa, aragiye umuntu aba mwiza ariko ntagire ubwenge. Yongeraho ngo kuba noneho afite n'ubwenge, wisdom. Komeza. babahanga mu byo kumenya, b'insorongozi mu by'ubwenge, ashobora kumenya ikintu icyo ari cyo cyose, byoroshye kumutraininga, byoroshye kumwigisha piano akabifata, byoroshye gufata microphone akaririmba, byoroshye kumuzana muri bank system ukamwereka iminsi 2 akahita abimenya, byoroshye kumwereka project akahita yimenya, byoroshye kugira ngo yigishwe. Ese wowe uroroshye kwigishwa? Komeza. kandi babereye gukora ibwami. Abo bantu badafite ikibazo cyo gukora ibwami. Ibwami ni presidence y'iki gihe, mu nzego nini bari qualifiye. Si Kanani aho ngaho se? Si Kanani se? Ahantu wanyuma wakora mu Burundi si muri presidence? Si ho hanyuma se? Kuko ukora na president, ukagendana na president, ugasanya na president. Haleluya, iyo ni Kanani. Komeza. kugira ngo abigishe inyandiko y'abakarudaya n'ururimi rwabo. Ikintu cya mbere bari bagiye, iyo ugeze ibwami, iyo ugeze i Kanani, iyo ugeze mu masezerano yawe, hari ibintu Satani ashaka. Ikintu cya mbere yakoze, mubigishe iby'abakarudaya, mubakure mu byo bari bamenyereye. Niba asomaga Bibiliya, asoma igibuku ya Morumo. Niba asomaga ibyanditswe, atangire gusoma ibindi tutazi. Niba yaramyaga Uwiteka, atangire aramye ibindi bintu. Batangira kubigisha ibintu bitajyanye n'ububana bwabo. Benshi iyo bageze i Kanani, batangira kukwigisha ibitajyanye na ya mana yawe. N'ururimi rwabo. Language. Yari umusore, atangira kuvuga ngo waze mamen yo, uyu muntu ko mbere yavugaga neza, atangira kuvuga ibiki, agakura ipantaro hano akayigenda, agatangira agenda, yageze ngo ibwami. Iyo pole sana, bari kuhindura icyo bita ururimi. Yavugaga ngo jewe ari abantu tuzi bakijijwe, murahuruka mwe ngo Yesu ashimwe, akavuga ngo mumeze mute, kubera ko ahantu yicaye naga yumva yahamya Kristo. I Kanani harabagerayo, Kristo bakamubwira, Kristo ndagusiga ku rusengero, kuwa mbere yambara gutya, ku cyumweru akambara gutya. Hari abantu bambara imyenda 2, akaba afite umwambaro wo ku cyumweru n'umwambaro wo kuwa mbere. Ku cyumweru ndi hori, kuwa mbere nsubiye mu byanjye. Imana yaduhamagariye kuba ubuzima bumwe budahinduka. Ku manywa sakayabo. Haleluya. Reka mabwire akantu mukandika. Nuzigere uvuguruza ikintu Imana yakubwiye wihereranye nayo mu ruhame, ukivuguruza. Reka mbivuge neza. Imana utazigera uyihakana icyo yakubwiye mu ijoro muri kumwe babiri, ukihakane ku manywa imbere y'abantu. Wasenze Imana iguha agakiza, ugeze imbere y'abantu ngo jewe ibyo bintu sinabizi. Uri umurokore nawe ukavuga ngiye batubira ibintu njyayo gusa temporary my dear. Hari ahantu nkunda imiziki yabo ariko nago njya mbikunda. Ugatangira guhindura indimi. Don't change your language. Ariko umwami aravuga ngo muhindure imvugo yabo uko bavuga. Mwarubyiruko mwe bakobwa bari hano, isi irashaka guhindura akanwa kanyu uko muvuga. Icya kabiri, irashaka guhindura umuco wa Bibiliya, witonde. Icya gatatu, soma. Nuko umwami agera ingaburo bahabwa iminsi yose. Indyo rero sasa ugeze ibwami, baranywa wine bagasinda. Kamemu maze kugira agafaranga, wine kamemu ngomba kunywaho.
kamemu agafaranga karaje ngomba kunywa imivinyo iwanye ngakoresha fete kunywa ikiyeri mu rugo nta kibazo ibyo ni iby'abantu don't change your appetite because you have money. Amafaranga aravuga, yari mu mufuka aravuga. Wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa nkumi we wicaye hano, utazigera uhindura peti yawe kubera ko wageze i Kanani. Utagizegera urya ibiryo byaterekeshejwe n'umwami. Utagizigera wanduza inda yawe kubera ko wagize amafaranga. Utazigera wiyandurisha ibyo kunywa by'inzoga. Sinda umwuka wera wisinda inzoga. Stop changing your appetite. Focus on Jesus. Umunsi umwe nayibwiye mu gitondo narindi mu masengesho y'iminsi 21. Mfite aba investor twakoranaga icyo gihe b'abanyamerika, dupanga guhura gusangira muri 5-star Marriott, bategura lunch zo muri Marriott ziva hano zigakubita gutya zigakata zikazamuka gutya, urinjira wawe udashaka no kurya ukahita ubishaka. Barategura turahura saa 6, nyingeramo ijwi rirambwira urahitamo ibintu bibiri: gukomeza amasengesho cyangwa kundutisha amasengesho, kundutisha ibiryo. Nabwiye Mana ngiye nago ndi burye because of you. Ndicara ku meza, baragenda ngo Bosco turye, bazana ibiryo, sinajya kurya. Baragaruka ngo kutarya, ndabwira ngo nariye. Ngo none ni gute umuntu yagutumira kuri kumbeza imeze gutya? Ndabwira ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana. Uwo mugabo n'ubu ni inshuti yanjye, ni billionaire. Ajya ambwira ngo Bosco ikintu wankoreye mu 2017 n'ubu sindakibagirwa. Nubwa mbere n'umuye umuntu ku meza muri 5 star narye kubera ko yasenze. Nanze kuvuguruza Imana namenye. Nago nzayivuguruza kubera amafaranga yaje y'amasengesho nasengaga. Ngomba gukomeza gusenga yaje, ngomba gusenga adahari, ngomba nta muntu wadukura ku Mana. Inyo ibintu bine Satani arimo arakoresha muri kino gihe kujya tutinjira muri destiny yacu. Icyambere arashaka guhindura ururimi rwacu, tuvuge nk'abakarudayo two kuvuga nk'abaheburayo. Abakarudayo bavuga gute? Ibyo guterekera iby'ibiki byose, ariko abaheburayo n'ubwoko bwavuye ku Mana. Icyakabiri yabahinduriye amazina, identity. Izina ryawe ni who you are. Yahinduye icyo bari cyo. Ariko reka nkubwire, nugera i Kanani utazahindura amasezerano Imana yaguhaye. Utazibagirwa Uwiteka Imana yaguhaye ibyo bintu. Utazibagirwa Imana yawe wasenze. Utazibagirwa amasengesho wasenze. Utazigera wibagirwa amavi wapfukamye. Nabwiye mu gitondo abantu ngo nupfukamira Uwiteka na situation nimwe uzapfukamira izagupfukamira. Nupfukamira Uwiteka akazi kazagupfukamira. Nupfukamira Uwiteka divorce izagupfukamira. Nupfukamira Uwiteka igihombo kizagupfukamira. Nupfukamira Uwiteka intambara uzazigupfukamira. Nukuba iyo upfukamiye Uwiteka situation z'ubuzima ziragupfukamira. Impamvu intambara ziza tukazidupfukamisha nuko tutapfukamira Uwiteka. Impamvu ubukene buza bukadupfukamisha nuko tutapfukamira Uwiteka. Impamvu igihombo kiza kikadupfukamisha nuko tutapfukamira Uwiteka. Ntabwo indwara zibera kudupfukamisha, turazipfukamisha mu izina rya Yesu. Cyagatatu, identity bamaze kuyihindura, appetite barayihindura. Ibyo baryaga. Danieli hasi aravuga ngo Danieli agambirira mu mutima we. Haleluya. Aravuga nubwo umuvinya ari mwiza, nubwo ibiryo byaterekeshejwe biryoshe, nubwo bino byose wabikoze, nago nzigera mbyemera kuko uri muri jye aruturi mu isi imbaraga.
aravuga ngo sinitaye ku by'abakarudayo, sinitaye ku by'ibwami, ariko umwami namenye, Imana namenye, umwami namenye, ntago namuhinduza ibiryo, ntago namuhinduza iby'abakarudayo, ntago namuhinduza izindi mana. Jyewe umwami namenye niwe ngomba gukurikira, agambira mutima we kutazigera yiyandurisha iby'ibwami. Nawe ndagusaba uyu mugoroba, gira icyo ugambirira ku mwami, gira icyo ugambirira mu buzima bwawe, uyibwire ngo Mana, nubwo byamera gute ntago nzigera nkuvaho. Covenant. Gira amasezerano wongera gukora n'Imana. Gira promise ugaruka, uvuga ngo Mana ibyatakaye ndabigarura mu izina rya Yesu. Twatangiriye mu mwuka, dusoreze mu mubiri. Reka mbasabe bene data, utazasoreza mu mubiri kubera amafaranga, utazasoreza mu mubiri kubera position, utazasoreza mu mubiri kubera ibiryo, utazasoreza mu mubiri kubera umuvinyo, uzasoreze mu mwuka.